Ubu butumwa rero ni ubutumwa ku banyarwanda. Ubutumwa nabuhawe ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi 2020, ariko burimo ibice bitatu kuko mu gihe cyo kubusengera kigeze, nakomeje gusenga mbaza Mana, ntese nzabigenza gute, nzabunyuza he, nzabutanga nte. Nuko mu gihe cyo gusenga ahubwo Imana ntabwo ari uko yansubije, ahubwo yarakomeje irabwongera ndetse irakomeza ibushyiramo andi magambo yo kugira ngo mbega mbashe kubusobanura no kubugeza ko nkwiye kubugezaho mu buryo bukwiriye no mu bihe bikwiriye. Nuko nyine Imana igenda ibwongera kandi ibusobanura neza. Abanyarwanda rero nuko nari ndimo gusenga, hari hashize igihe kitari kinini cyane nsengera abanyarwanda, ariko basengera n'umutima wanjye wose. Nuko ngiye kubona mpumirije mbona ikijumba kiri imbere yanjye, hari ahantu hitaruye ntabasha nko kugikora, ariko nyine nkibona neza, mbona ikijumba cyiza kiryoheye ijisho cy'umutuku, gisa neza cyane rwose, gisa neza. Nuko icyo kijumba rero mu gihe nkitegereza, mu gihe nkibaza impamvu yacyo, ngiye kumva numva ijwi umuntu wari umpagaze nk'iburyo bwanjye, numva arambwiye ngo kiriya kijumba, ngo ntureba kiriya kijumba, ngo reba, ngo witegereze. Mbona mpawe kureba mo imbere mu kijumba, ntagikozeho, ntanacyegereye cyane, mbona mpawe kureba mo imbere nyine hahandi hagati heza, hamwe haryoha, urabona hategereye ku rujogo. Noneho mbona mpawe kureba mo imbere, ngiye kubona mbona hameze nk'imihanda y'imiswa, mbona hari udusimba turimo tugendamo nyine twaraciyemo imihanda, ariko utwo dusimba nkabona turajya gusa n'imiswa, ubundi nkabona turasa n'ibimonyo. Noneho mbona twaciyemo imihanda nyine, mbona habaye nko mu ndiri yatwo. Nuko utwo dusimba rero muri icyo gihe, mu gihe nkibyitegereza, iryo jwi rimaze kumbwira ngo nindebe neza, noneho ngiye kubona mbona ikiganza gifite icyuma, ariko icyuma atari nka bya byuma bisanzwe byo mu gikoni, ahubwo icyuma kijya kumera nk'ibyo bita hashwari mu Gifaransa. Iyi hashwari rero ni icyuma mbega kijya gusa nk'umuhoro, ariko kitari umuhoro, kitari n'icyuma, ahubwo ni icyuma nyine gikoreshwa nk'iyo uri mukeba inyama, none ukagera ahantu hakomeye hatabasha utabona mbega uko wakebesha icyuma gisanzwe, cyangwa se nko kwigufa, cyangwa se kwa kundi uba ugeze nk'ahantu nyine hari amagufa menshi, ugomba kuyatema kugira ngo ubashe guteka izo nyama neza. Nuko ubwo ngiye kubona rero mbona icyo cyuma kiraje, kiratemye, gihera ku ruhande rw'iburyo kiratema, kijya ku rundi ruhande rw'ibumoso kiratema, gikuramo hahandi hagati nyine ikijumba. Urumva ikijumba mbega cyaciwemo ibice bitatu. Noneho hasigara impande zombi nyine zegereye ku njogo zombi, ku ruhande no ku rundi, icyo gice cyarimo utwo dusimba kivamo. Noneho ngiye kubona mbona numva iryo jwi rirambwiye ngo utu dusimba ngo twaracyanduje, ngo iki kijumba nyine ngo cyaranduye, ngo kigomba gukurwamo, kigatwikwa, kikarimburwa. Noneho ngiye kubona mbona cya cyuma kiragarutse, gitemye ku ruhande rw'iburyo, gikuraho akandi gahande gatoya nyine ku hari hegereye hahandi hari utwo dusimba, kijya no ku ruhande rw'ibumoso, naho gitemaho akandi gace kahari hegereye nyine aho ngaho hari udusimba. Noneho ngiye kubona mbona utwo duce natwo nyine uko ari tubiri natwo dukurikiye cya kindi nyine cyarimo utwo dusimba, cyagiye gutabwa ahantu kigomba gutwikirwa kikarimburwa. Ariko noneho mbona mpawe kumva yuko icyo kijumba gishushanya abaturage bose b'u Rwanda, abaturage bari mu Rwanda, bari mu gihugu imbere bose. Mbona icyo kijumba mbega icyo gishushanyije nicyo, mbega ni nk'aho uwo mugabane w'icyo kijumba kikiri kizima cyose cyerekanaga abo baturage, uhereye ku woroheje ukagera ku ukomeye, ugahera ku muto kugera ku mukuru, ukagera ku mukene kugera ku mukire, mbega buri wese. Noneho ubwo
muri icyo gihe mbega nkibaza ibyo ari byo, nkiguye mu kantu nibaza uko bimeze, nibwo nagiye kumva nyine numva iryo jwi rirakomeje kunganiriza, noneho numva rirambwiye ngo abanyarwanda ngo hari ubutumwa bugomba kubageraho, ngo hari ubutumwa bugomba kubageraho, ngo hari uwibwira, ngo dore ubwire ngo uwibwira ati wa Siriya ntatunzwe n'ingufu ze za gisirikare kandi nanjye nkaba ntazibuze, ngo ariko wibuke, ngo umubwire ngo ariko ngo wibuke ko ngo muri Egiputa, ngo ubwo Farawo wo muri Egiputa yari amaze kumaramaza kugirira nabi ubwoko bw'Imana, ngo ahubwo Imana yaramwinangije ngo kugira ngo imukorere dosiye ikomeye, ngo wibwira ko Imana ntacyo yagutwara, ngo kandi itanitaye ku byo ukorera abantu bayo, ngo aho rero umenya ko Imana idahwanye nawe, ngo kandi iraje bikwereke, ngo dore Imana yaguhaye igihe ngo n'uburyo bwo kwihana, ngo n'igihe ariko ngo icyo gihe waragisuzuguye, ngo yaba wari uzi wari umunyabwenge, yaba wari umunyabwenge ngo wakamenya icyagukijije, ngo ariko ngo ibyo byamaze kugezwa kure yawe, ngo ntukibashije kubishyikira, ngo dore werekanye ubushobozi bwawe, ngo rusyaho gakeya, dore Imana nayo iraje kukwereka nyiricyubahiro, nyirubutware n'imbaraga, ishobora byose. Ngo wowe wibwira ngo dore hari indi kategori, ubwo nyine hari yagiye ntuma mbega hari ubutumwa nagiye mbona ariko nkabubonera nyine kuri kategori y'abantu. Kategori ya kabiri ni abantu ngo bakomeje ngo kwiba, ngo wowe wakomeje kwiba, ngo wibuka ukaba warakomeje kwiba igihugu, ngo ukakivuga ngo urabikira umuryango wawe, ngo urazigamira umuryango wawe, ngo ariko dore ngo kuva igihe wahereye uhutariza abantu, ngo kuko aho ngaho uvuga yuko ubika, ngo aho ngaho uvuga yuko uzigama, ngo uzigama aho utahinze, ukazigama aho utabitse, ngo kuko ibyo uvuga ko uzigama ubyiba, ubikura mu kanwa k'imfubyi, ukabikura mu kanwa k'abapfakazi, ukabikura mu kanwa k'abarengana bose, ngo none ngo uwo muryango wawe uvuga ko uzigamiye, ngo uhawe kuzababona bapfa, ngo kandi nawe umenye gupfusha, gusogongere kuri uwo mubabaro ababyeyi ngo bagiye bagira ngo kuva iyi myaka yose ngo ku bwawe. Abo bararangiye, haza igice cya gatatu. Icyo gice cya gatatu rero ni abantu ngo Imana itegereje. Abo bantu ni abantu barokotse muri 1994, ngo wowe warokotse muri 1994, ngo wowe ngo wari wugarijwe n'urupfu, ngo ariko ugira gutyo ubona ngo urarusimbutse, ngo Imana irukunyuza kure kandi ngo urabyibuka neza kuko byagenze, ngo none nawe ntiwabisobanukiwe neza byose, wumvise bibaye nk'igitangaza kuko uzi abari bihishe kukurenza, uzi abari bazi kwirukanka kukurenza, uzi neza yuko Imana yaguhishe mu busabusa, nawe kandi warabyumvise urabisobanukirwa, wumva rwose habaye igitangaza, wumva rwose ndetse no muri ako kanya umaze kumva yuko urokotse, umaze kumva yuko nta danger ugifite, nta kikiguteye impungenge, ntawe ukigushakisha ngo akugire nabi, nawe wumva uravuze uti koko ya Mana ibaho, ya Mana irankijije. Ngo ariko ngo Imana imaze kuguhisha mu busabusa, ngo wamaze kubona urusimbutse, ngo uhita wirukira kujya gushinja abo utabonye, kuko mu gihe wari wihishe abo ushinja uvuga ngo bagize gute na gute, ntabo wabonye, ntabwo wabashije kubabona, ntabo wabonye. Abenshi ushinja ubashinja kubera ko wumva ushaka kubagirira nabi, wumva ko ubafiteho nk'ikintu cy'ubutware, ukumva bafiteho nk'ikintu nyine cy'ubushobozi, ukumva ni wowe utegeka, wumva ushobora kuvuga uti uyu nshatse yapfa, uyu nshatse yakira, uyu nshatse yapfa, uyu nshatse yapfa. Wowe wararangije, Imana imaze kugukiza, uhita wigira nk'ikigirwamana, wumva ubuzima bw'abantu ubufite mu ntoki, wumva wabukoresha icyo ushaka, wumva nyine wo washaka iminsi ye wayishyiraho akadomo, ukayishyiraho umusozo,
wumva nyine nta na rimwe wigeze uvuga uti Mana ndagushima ko wambabariye, ndagushima ko wangiriye neza ukaba warampaye inyongezo, uti Mana ndagushima mbwira icyo nakora, ngo wumve yuko muri icyo gihe Imana yakongereye cyo kubaho hari ikintu cy'umugambi mwiza Imana yari gufiteho, uvuga uti iki gihe ngiye kugikoresha nkore neza, Imana inyishimire, yumve yuko yansigiye ikintu cy'umumaro. Reka da, ahubwo wihutiye kujya gushinja abo utabonye. Ibyo bintu narabibonye rwose, ibyo bintu nyine byo abo utabonye nyine ngo ujya kubashinja ku mpamvu zitari izo gukiranuka, ahubwo wishimira cyane gushyira mugenzi wawe aho Imana yakurindiye, ngo kandi ububi bwaho ubuzi, ngo ubabeshyera kandi uzi neza ko wabigambiriye. Abo bantu rero Imana irabategereje, kuko mu buryo nabyeretswe, mu buryo nabyumvise, hari benshi muri abo bantu bagirira n'abandi, abenshi baba bagira ngo nyine bihimure kuko bafite akababaro kandi bafite ibindi bibazo byinshi, ariko ntabwo icyo ngicyo ari cyo kibamara umubabaro, nta nubwo ari cyo kibagirira neza. Ahubwo muri abo bantu harimo n'abamaze kumesa kamwe, bakavuga bati twebwe tuzakora gutya, tuzakora nabi, tuzakora ibyo abandi bigeze gushaka kudukorera, tuzakomeza tubikore. Noneho hakabamo n'abandi nabo umutima ucira urubanza. Abo bantu rero umutima ucira urubanza ni abo ngabo Imana itegereje, kuko abo ngabo baribuka neza ibyo Imana yabakoreye, kandi baracyafite umutima ushobora kugarukira Imana, noneho bakihana bagakiza ubugingo bwabo, kuko ibije nabyo bizatuma bongera kuririra Imana, bizatuma bongera kwibaza bati Imana iki gihe cyose wa mugani twagikoresheje iki. Noneho rero Imana irashaka kugira ngo ibagirire neza abo bantu. Harimo n'abafite icyo mu Gifaransa bita conflit de loyauté. Conflit de loyauté ni ukuba uhagaze mu mayira abiri nyine, ukuguru kumwe kuri mu nzira ijy'ibumoso, ukundi kuri mu nzira ijy'iburyo, ariko ukaba utarafata gahunda ngo uvuge uti ndajya ibumoso noneho cyangwa nkomeze njya iburyo, noneho ukaba uri aho ngaho gutyo gusa. Abo bantu rero bazi ko ibyo barimo bakora atari byiza, bazi yuko uwo bashinjije, uwo mubyeyi uri aho ngaho ufise imfubyi kandi umutware we yarapfiriye muri gereza kubera bo, cyangwa se akaba bazi ko n'uwo mubyeyi yari aho ngaho kandi umutware we ari muri gereza, kandi nta kibi yakoze, nta kibi bamuziho, ahubwo ni na wa muntu wabagiriye neza wenda mu gihe cy'intambara, wagize gutya akamuhereza icyo kijumba akakirya, akamuhereza amazi akayanywa, akamushyira aho ngaho mu gikari cye ati genda uryama, akamushyiraho ibibonobono cyangwa se akamushyiraho, akamukingiriza ibyo bigori. Nuko abo ngabo rero barahari, bazi neza yuko ibyo bakoze atari byiza, ariko bafite ikibazo cyo kuvuga ati ese nzasubire imbere y'abantu aho nagiye gushinjiriza umuturanyi wanjye, ngende mpagarare nk'umuntu w'umugabo cyangwa se nk'umuntu w'umubyeyi, babwire ngo narababeshye. Ariko rero ubanza umenye yuko ubeshya abantu, ariko ntabwo ubeshya Imana. Kandi n'ibyo wakoze, hari n'ibyo wakoze ubikora atari uko washatse kubeshya, ahubwo ubikora kubera ko wabisabwe. Abo ngabo nabo barahari, barabizi. Abo ngabo rero Imana irashaka ko bisubiraho, bakihana, bakamesa kamwe, bakatinyuka gushira izo soni, kuko isoni ugirira imbere y'abantu birutwa nuko wazigirira nyine imbere y'abantu, ariko ntuzazigirire imbere y'Imana. Abo ngabo rero nyine barahari, Imana ngo irabakunda. Imana izi neza ko namwe hari byinshi mwarenganyemo Imana, kandi ntabwo yirengagije umubabaro wose mwagize, ariko uyu munsi isaha irimo kubarengana. Abo ngabo rero Imana irabategereje kandi njyewe ijambo ry'Imana ryanjeho rinzaho rirambwira ngo haguruka ubwire abantu. Nubwira umuntu akihana, ni rya jambo riri muri Ezekiyeli rivuga ngo nubwira umuntu ukamubwira ibyaha bye akihana akababarirwa, ngo uwo muntu nyine nzamubabarira kandi nawe uzabakirije ubugingo bwawe. Ngo ariko numubwira noneho akanga kwihana, ngo azapfa azize ibyaha bye, ngo kandi n'amaraso ye nzayamubaza. Njyewe rero ijambo ry'Imana rirambwira ngo nutabimubwira ngo azapfa azize ibyaha bye, ariko nkubaze amaraso yawe.
nuko rero njyewe ubwo muri make navuga ko naje gukaraba, navuga ko naje gukiranuka, navuga ko naje kumvira, navuga ko uwumvise ashobora kumva kandi utumvise ubu nguwo nyine ubu nguwo utumvise nyine ni ukuvuga ngo wumvise ijambo, kuko Imana ntabwo izakubaza ibyo itaguhaye. Wumvise ijambo ntasubize ubwenge ku gihe ngo yisubireho, uwo nguwo nyine ikibazo kizaba ari icye n'Imana, ntabwo kizaba ari icyanjye. Ubwo rero hakaba noneho abatumye umugambi w'Imana wihuta, abo ni abababaye bose, cyane cyane abo bana bo mu muhanda ngo batagira ubitayeho, ngo abo bana ntacyo nta n'umuntu bacaho nyine ngo ategereze ubuzima babamo, cyangwa se avuga ati aba bana bakwiriye kurya, bakwiriye kwambara, ni abana nyine nk'abo nasize mu rugo, umuntu abogeje akabashyira mu ishuri, baba abana bazima bakazaba abantu bakuru bazima. Reka da, abo bana rero Imana bo barayibabaje cyane, ndetse no muri ubwo buryo bw'iyerekwa nari ndimo nabonaga ngo n'abakozi b'Imana babacaho ntibababone, babaye nyine ntawe ukibabona, ntawe ukibarumarika ngo abone ko bahari. Reka da, babacaho nyine ntibabone. Ngo n'abakozi b'Imana ntabwo rwose ngo bigeze bavuga bati bagira gutya ngo bavuge bati reka tubiteho, reka nk'uko bagira gutya bati tugemuriye abari mu nzu y'imbohe, cyangwa se tugemuriye abari kwa muganga, ngo bavuge bati bariya abana bakeneye umuneke, bakeneye kunywa igikoma, bakeneye kurya ibiryo byatetswe mu nkono, uwo munsi bagasiba kurya pubere, bagasiba kurya ibyo batoraguye muri za resitora. Nuko abo bana rero bari mu bibabaje Imana, kandi bari mu bitumye gahunda z'Imana zihuta. Hakaba abahinzi, abo bantu batunzwe n'ibyo bakura mu mirima yabo, ibibazo byabo bo barabizi neza kundenza, ariko hari n'abafite ibibazo byinshi bibaza. Iryo jwi rirambwira ngo Abanyarwanda benshi ngo basigaye batangara kuko barahinga imirima yabo ntiyere, umusaruro ukaza ari mukeya, ukaza udahwanye n'imbaraga batanzemo, ukaza udahwanye n'igihe bahataye, kandi bakabona nyine ubutaka ntacyo bukibaha. Abafite amikoro bo batangiye nyine kujya bagura ayo mafumbire ya kijyambere bagashyiramo, noneho wenda kugira ngo batubure. Ariko mu buryo busanzwe, umuntu burya wari usanzwe afite umurima we, wari usanzwe awuhinga, azi uburyo weraga, azi n'uyu munsi ko kwera atari ko kukimeze, ko imirima isigaye irumba. Iryo jwi rirambwira ngo imirima yabo ngo ntabwo ikera, ngo kubera ngo amaraso y'ikiremwa muntu ngo yabaye nk'ifumbire mu butaka, ngo ubutaka bw'u Rwanda bwanyoye amaraso menshi y'Abanyarwanda, y'abana b'abantu. Ubutaka bw'u Rwanda bwarahumanye ngo kubera ayo maraso yakomeje kumenwamo, ngo kandi abayamena bakaba batarihanye, ngo ahubwo bakaba bakajije umurego, ngo bakomeje ndetse no gukora amabi yabo. Ngo abo bantu rero nyine, ngo abahinzi benshi barabyibaza, ntawe utinyuka kubivuga, ariko benshi barabyibaza, kandi benshi bamaze kubona yuko imirima yabo isigaye irumba kubera uburyo bo batazi, ariko Imana irimwo irabisobanura. Ubwo rero mu gihe cyo kubisengera rero, ngisengera ibyo byose, ubwo neretswe ibyo by'ikijumba, neretswe numvise ubwo butumwa kuri abo bantu bose. Mu gihe nkibisengera rero, ahubwo nyine nibaza uko bizagenda, nibaza uko nzabutanga ubwo butumwa, nibaza byinshi, ariko nsenga Imana yo ahubwo mbona ubundi butumwa ku itariki mu kwezi kwa munani muri uwo mwaka w'2020. Ubwa mbere bwari bwaje mu kwa gatanu ku itariki ya 19, ubundi buza ukwezi kwa munani kurimo gutambuka. Nuko muri ubwo butumwa nyine Imana irambwira ngo
gutanga ubwo butumwa ngo bwira abanyarwanda ngo yuko nshaka gufata umwanya uhagije mu Rwanda, ngo umwanya munini mu mitima no mu buzima bw'abanyarwanda, ngo Imana irashaka kuza ngo isa n'imitima ngo kandi iyomore ngo yeze igihugu, ngo ariko mbere ya byose irashaka kuza gutunganya igihugu, ishungure itandukanye ikibi n'icyiza. Ni aho ngaho rero nyine twarimo tureba icyo kijumba ibigomba gutwikwa, kuko igihe utwo duce twegereye aho ngaho hari utwo dukoko twatemberagamo twajugunywe, iryo jwi ryarambwiye ngo hariya hegereye ahari utwo dukoko ngo hagasigara mu mwanya ngo hakwanduza n'ibice nyine bitari byandura by'icyo kijumba, ngo niyo mpamvu ikibi n'igisa nacyo n'ikicyegereye n'ikijya kwegera ikibi ngo kigomba kuvaho nyine hagasigara ibice bizima by'ikijumba. Naho hahandi nyine hari hegereye ahari utwo dukoko hari haratangiye kuba icyatsi kibisi. Ndumva aho ari, ntabwo mbigisha iby'ikijumba, murabizi ikijumba burya iyo cyabaga cyangiritse kikaba cyarabuze cyangwa se kigize gute, wasangaga ukuraho habuze, wajya kubona ukabona n'ahandi harajya gusa nk'icyatsi kibisi mo imbere. Ndibuka tukiri abana twajyaga duhekenya ibijumba, nyine wakwibeshya utarebye neza wahekenya nk'ahantu nk'aho ngaho ugahita wumva harura, ndetse n'iyo gitetse ahubwo aho hantu utahakuyeho nyine ngo uhajugunye usanga hagize gute harura. Nuko rero iryo jwi nyine ryarambwiye ngo ibyo bice byari byegereye aho hari harimo utwo dukoko twatemberaga ngo bishobora gusigaraho, nabyo bigomba gutwikanwa naho ngaho nyine hari harimo utwo dukoko, ngo kubera yuko bishobora kwanduza ibice bizima bisigaye. Ibice byasigaye rero urumva ni bitoya kuko ni ibice byegereye injogo ku ruhande rw'iburyo no ku ruhande rw'ibumoso, ariko havuyemo aho hagati hitwaga ngo ni heza, nyine warebaga ukabona ni hazima habereye ijisho. Noneho ariko haramunzwemo imbere harimo utwo dukoko, nyine hari imihanda y'utwo dukoko, n'ahahegereye hamaze kuvaho nyine hasigaye uduce nyine wavuga ko tugayitse, nyine urebye ubwiza icyo kijumba cyo cyari gifite kikiri kizima kigiteranye hose neza kandi gisa neza. Ariko iryo jwi nyine rimbwira yuko aho hantu ari aho gusobanukirwa, ni ukuvuga ngo buri wese amese kamwe. Niba uri mu byiza ubigumemo kandi wiringire Imana ndetse uyiragize cyane, kandi niba uri mu bibi nabyo umenye nyine uhitemo ikibi cyangwa se uhitemo icyiza, ariko buri wese agomba kuzaba agize gute afite aho ahagaze, kuko uzaba ahagaze ukuguru kumwe kuri iburyo ukundi kuri ibumoso, uwo nguwo nyine nawe ntabye kuko niyo mpamvu uzi ko ari mu bibi, uzi ko arimwe akora ibibi, uzi ko afite ibibi arimwe akora, kandi akaba abizi neza bisobanukiwe, akaba yumva umutima umucira urubanza, ntawucecekeshe, yigire mu bibi neza ahitemo, ariko nyine abazi urumutegereje, cyangwa se nabivemo ajye mu byiza, asaba Imana imbabazi kandi azisabe n'abaturanyi be, azisabe n'abo yagiriye nabi. Imana irababarira, Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi. Nuko rero muri make aho ngaho rero, ariko igihe nikigera uzaba yumvise ubutumwa, kandi n'ubundi butumwa nabwo turaza kubigeraho, bwaratambutse nta igihe kirashize abantu bavuga, uzaba yarumvise ubutumwa ntabukurikize, ntabwumvire, uwo nguwo nyine ni urubanza rwe rurahari n'Imana, ntabwo ari njye wajya kuvuga uko bizagenda, ariko Imana irabizi. Nuko rero nyine ubwo aho ngaho rero Imana iravuga ngo irashaka kuza, ngo isa n'imitima ngo kandi yomore ngo yeze igihugu, ngo ariko mbere ya byose irashaka kuza gutunganya igihugu, ishungure itandukanye ikibi n'icyiza, ikuremwo ibihumanye byose, ngo hanyuma ibone gutanga umugisha mu Rwanda. Ubwo rero
ntabwo najya kuvuga ko nihutiye kujya gutanga ubutumwa, kuko nanjye nzi ko mu buryo nyine bw'ubutumwa bw'umwuka abantu benshi baje batavuga bati uzakira, utunganirwe, uzagira gute, uzakora ingendo nziza, uzahirwa mu buzima bwawe bwose. Ubwo butumwa nyine ntabwo bwakirwa neza cyane, akabone naho bwaba buvuye ku Mana. Ubwo rero nanjye narasengaga, ndetse nzabigenza gute Mana? Nuko ubwo mu gusenga rero muri uku kwezi kwa kane, mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka kurimo gushira, ahubwo ngiye kumva mbona ubundi bwiyongeraho. Iryo jwi rirambwira ngo abavuga ibigiye kuba mu Rwanda ngo batambutse ari benshi, ngo uwumvise akihana agahindura imikorere ye n'imyitwarire ye ngo arahirwa, ngo kandi biraje byihuta mu gihe gito. Ngo nzi ko hari abafite ibikomere byinshi ngo by'ububabare, ngo bimeze nk'ibisebe ku mutima, ngo kandi igisebe gihora gitonekara, ngo ndetse ngo nticyume ngo gikire, ngo hasigare inkovu, ngo nibura ahubwo ngo ngo gihora kiva amaraso. Ngo niyo mpamvu ngo mwumva hari uwo mugomba nyine gutura ako kababaro kose, ngo kuko nyine icyo gisebe cyanze gukira. Ubwo rero biterwa n'iki? Ngo ako kababaro ngo gaterwa n'abantu mwapfushije. Ngo kuva kuri kiriya gihe cya 1994 abantu bagiye bishwe, bakicwa n'uburyo busanzwe bw'indwara, uburyo nyine bugaragara, bishwe n'ubusaza, bishwe n'indwara cyangwa se n'impanuka, nyine mu buryo mbega ngo iryo jwi ryambwiraga ngo mu buryo busanzwe, ngo cyangwa ngo bakicwa n'izindi mpamvu abantu babasha gushyikiriza ubwenge bwabo bakumva zisobanutse. Ngo abo bantu ngo mwarabapfushije, mwarabaririye, murabaherekeza, murabashyingura, mukora ikiriyo, nuko imitima nyine yanyu irabyakira, ubuzima burakomeza nyuma yaho. Ngo ariko ngo hari nyine muri ubwo buryo ngo harimo abantu bapfuye, ngo abo bantu batuma imitima itaruhuka. Ngo kubera iki? Ngo kubera ko abo bantu ngo harimo abantu bapfuye bapfa mu buryo budasobanutse, mu buryo budafututse. Ngo kuva kiriya gihe cya 1994 ngo kugeza n'ubu ngubu ngo bigikomeza, ngo agahinda karacyari kabisi, ngo kandi ngo imitima irajojoba amaraso, nyine ngo imeze nk'igisebe nyine cya kindi kidakira, ngo kubera ku gahinda, agahinda ngo karacyari kabisi. Ngo agahinda karacyari kabisi. Ngo rero Uwiteka arakubwiye ati ninjye wururutse imitima kandi ngatanga amahoro asesuye. Kuri ubwo butumwa rero maze kubasomera, kuko nari narabwanditse ahantu, mumbabarire ntabwo nabivuze, ntabwo nagiye mbivuga nyine mu buryo bugororotse, kuko harimo ibyo nanditse hashize igihe. Noneho ariko ndagira ngo mbahe ijambo ry'Imana. Hari amagambo Imana yampaye aherekeza ubwo butumwa, abashoboye kuyasoma, mu Rwanda nzi ko hari abantu b'Imana hirya no hino, uzabyumva adafite Bibiliya ashobora kubona umuntu ufite Bibiliya akayimutiza akayumva, kuko ngiye mfite Bibiliya y'Igifaransa, ntabwo kubasomera mu Gifaransa ntabwo nzi niba bose bakumva icyo Gifaransa nyine, niyo mpamvu nagerageje gutanga imirongo, ariko nabanje kuyigenzura ngo ndebe yuko ihuje niyo muri Bibiliya y'Ikinyarwanda, kandi nibyo. Ubwo rero hari ijambo riri muri Yeremiya igice cya 13 umurongo wa 23, hakaba ijambo riri mu Itangiriro igice cya 4 ku murongo wa 7, ukakomeza kuri icyo gice cya 4 cyo mu Itangiriro ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 12. Noneho hakaba ijambo riri mu Befeso igice cya 5 kuva ku murongo wa 6, umurongo wa 6 n'uwa 7. Noneho ugakomeza mu Befeso kuri icyo gice cya 5 ugasoma umurongo wa 14. Hari ijambo riri mu Baroma igice cya 8
umurongo wa 28 hakaza ijambo riri mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 14 kugera ku murongo wa 17. Imana ibagirire neza. Ndagushimye ndaguhimbaje Mana y'urukundo, kuko ari wowe washyize amagambo mu kanwa kanjye kugira ngo mbwire kandi mburire ubwoko bwawe, kandi mburire abanyarwanda n'ukuri abantu bawe. Ndagushimye kuko muri byose ibyagiye bitambuka ndetse n'ibyo bagiye banyuramo byose nta na kimwe kigutungura Mana, nta kiguca inyuma y'umugongo cyangwa se ngo guca inyuma munsi y'izuru utakibonye, nta kigutungura. Uri Imana y'urukundo, uri Imana yuzuye gukiranuka, uri Imana yuzuye ubutware n'ubushobozi. Waremye umuntu umurema umuhaye ubwigenge, kuko ntabwo uri Imana y'igitugu, ntabwo uri Imana iyoboza abantu inkoni ngo bayoboze imbunda cyangwa bayoboze umuhoro, ahubwo uri Imana y'ubugwaneza, uri Imana y'icyubahiro. Ndagushimye rero kuko Mwami aho ibihe bigera hamwe na hamwe urahagera ugashyiraho nawe gahunda yawe, kuko abantu wabaremye ubari mu bakunze, uri mu muntu mukunze kandi umurima kubw'icyubahiro cyawe. Nuko rero urwo rukundo rwo nirwo twabonye ubwo Yesu yadupfiriye ku musaraba kugira ngo atugure, kuko nukuri igihe cyari cyatambutse, isezerano rya kera rimaze kuzamba, abantu bamaze kwigomeka, abantu bamaze kuba ibyigomeke ku Mana, abantu bamaze kwishyira hejuru, abantu bamaze kuba intagondwa. Nuko igihe kiragera mu rukundo rwinshi wohereza Yesu Kristo umwana wawe w'ikinege kugira ngo aze gupfira abantu, none hatwunge nawe kandi atume tubasha gushyikira hera. Ndagushimye Mwami kuko nanjye aho hantu nahanyuze, aho hantu watumye mbasha kuhagera, uraza uranshaka, uraza ungirira neza. Nuko Mwami uyu munsi nukuri ngushima nk'umwami wanjye n'umukiza, kandi aho ngaho Mwami niho ushaka kugeza abanyarwanda, aho ngaho niho ushaka kugeza umuto n'umukuru, aho ngaho niho ushaka kugeza ukomeye n'uworoheje, kugira ngo Mwami igihe kigere, kuko ijambo ryawe ritubwira ngo abari muri Kristo Yesu ngo bari ibyaremwe bishya, ngo kandi ngo kuko Umwami Yesu yadupfiriye, ngo iyo tubayeho ngo tubaho kubw'umwami, ngo tukabaho mu mwami, ngo kandi ngo twanapfa ngo tugapfira mu mwami. Nuko Mwami kiza, icyo twifuza ni ukurangiza urugendo kurenza wenda uko twarutangiye, tukarurangiriza muri wowe, tukarurangiza tugushima tuguhimbaza. Genderera abanyarwanda Mwami ndakwinginze, imfubyi n'abapfakazi uzirengere, abari mu nzu y'imbohe Mwami bakugirireho umugisha. Mana y'urukundo ugire neza kuri benshi Mwami, kuri benshi bababaye ku bw'uburwayi ndetse no kubw'iyi Covid iri hirya no hino. Ugenderera abanyarwanda aboroheje n'abakomeye, ugenderera ababyeyi, ugenderera imfubyi n'abapfakazi, ugenderera abasore n'inkumi, kugira ngo Mwami nabo babashe guhumuka, babashe kubona bahweze, bamenye kuri Imana yabo, bamenye ko ari we byiringiro bizima, kandi bamenye kuri Imana isumba byose, bamenye ko nta yindi Mana, bamenye ko nta yindi Mana, ko nta yindi gusumba, bamenye kuri Imana. Nukuri bamenye kuri Imana, bamenye kuri Imana igitangaza, ko bamenye kuri Imana iri hejuru ya byose, Imana itagira ikinanira, Imana yuzuye ubutware n'ubushobozi, Imana yaremye isi igashyiraho inyanja, igatandukanya amazi n'ubutaka, kandi ikirere ikakitarura. Ndagushimye Mwami mwiza, ndakunezerewe umugoroba nk'uyu nguyu, ndagushimye kuko ukiranuka muri byose kandi wuzuye ubutware n'ubushobozi. Nuko Mwami iri jambo nukuri rimere nk'imvura, imvura ya yindi itashobora kugaruka kuri wowe ngo ikubwire ngo sinasomeje ubutaka, ngo kandi ngo abahinzi ntabwo bazabasha kweza, ngo kuko ntasomeje ubutaka. Iyo mvura imanutse iraza igasomya ubutaka, imyaka ikera, abantu bakabona umugisha. Nuko Mwami iryo jambo naryo aba ariko rimeze, kuko ijambo ryawe ariko ritubwira, nukuri ngo ijambo ryawe ni rizima. Ndagushimye Mwami mwiza, ndagushimye kuko naho hagira umwe gusa uryumva, ariko nzi ko ritazasubirirayo ubusa, nzi ko bazaryumva hari icyo rizaba
rizabagiriraho umumaro, kandi hari aho rizabakura, hari n'aho rizabageza, kuko ntabwo ari njye urivuze, ni wowe urivuze, ni wowe warishyize mu kanwa kanjye. Nanjye muri aka kanya mwami nje gukiranuka, nje kukumvira, kugira ngo mwami ni ukuri urubanza rumveho. Ariko icyo nifuza kurusha byose ni uko urubanza ruva ku Banyarwanda, ni uko urubanza ruva ku Bahutu, urubanza rukava ku Batutsi, urubanza rukava ku bana b'Abanyarwanda, urubanza rukabavaho. Ni ukuri mwami, ahari urubanza hakajya imbabazi, ahari ubugome hakajya ubugwaneza. Ni ukuri amaraso ya Yesu akongera kuza kubeza akabatunganya, mu izina ryawe rikomeye Yesu Kristo, amen.